Hi guys, iyi nkuru ngiye kubabwira ni y'umwe mu bantu badukurikirana ashaka ko tumugira inama. So ni inkuru y'umukobwa ufite imyaka 28, ntabwo ndi kuvuga amazina yabo ya nyayo kugira ngo wenda abantu babazi badahita babamenya. Umukobwa reka tumwite Sabrina. Ni umukobwa ufite imyaka 28, ubwo wenda hashize nk'umwaka yarakuze, afite 29. Noneho nyine yarageje icyo gihe nta nyine ateretwa n'abahungu baraho nyine ba fake, nta muntu uramubwira ijambo rifatika. Nyine agejeje igihe cyo gushaka yanakirengeje, ariko nta muntu uramubwira ijambo rizima. Niba bahora bamubaza se nta musore koko, nta musore ufite gahunda ko kurabona ugiye kurinda usazira mu rugo, nta muntu ufite uragushaka. Umukobwa nyine nawe afite icyo kibazo, ariko kuri hard working umukobwa ukora, ariko nta muntu kwa kundi umukobwa wari mwiza ngira ngo abasore bamutinya, nta muntu ufite gahunda uramutereta. Noneho afite umushuti wiwe nyine kwa kundi abakobwa bafite aba best friend bagendana, then akajya n'umu oncle wiwe mukuru ufite nka 35. Noneho umunsi umwe bagiye muri birthday y'uwo mu uncle we, n'umuntu ukunda ibirori nyine, nawe ntago arashaka, nawe ni ingaragu gutyo nyine, ariko n'umuntu udafite gahunda yo gushaka. Kwa kundi abagabo barinda bakora ubona nta gahunda afite yo gushaka, niwe rero wamwumvaga, niwe wamubahaga hafi. None bari muri birthday y'uwo uncle wiwe, ubwo bari muri birthday y'uwo uncle wiwe nyine bakora ibirori birarangira, ariko babona nyine biri kuboha, baravuga ngo reka bimuri ibirori bashaka ahandi hantu bagiye enjoyinga. Urumva, then bajya ahantu muri boîte, bajya nyine bajye ku enjoyinga kugira nyine batahe, bumvaga badashaka gutaha kare. Then bagezeyo, kwa kundi muri ahantu hamwe muri kuganira, arebye hirya abona hari umuhungu nyine uri kumureba cyane, amureba cyane, yamwitegereje atari kumukuraho amaso. Umukobwa murebye abona ni mwiza, ariko ntiyabyitaho nyine, ntiyaguma kumureba cyane. Noneho akase agiye kuri toilette, agarutse wa muhungu aramuhagarika, ariko amubonye abona ntago ari ubwa mbere amubonye. Nyine aramuganiriza, hayi umeze ute, nyine ndakubonye mbona uri mwiza, ndakungurika kuvugisha. Umukobwa nyine aramubwira okay nta kibazo twavugana, aramubwira ngo ariko ndabona atari ubwa mbere nkubonye, ndabona wagira ngo ari ahantu nkuzi. Umuhungu aravuga ati njye ubwa mbere nkubonye, ariko sinzi wowe ahantu waba unzi ahubwo wambwira. Umukobwa aramubwira ati rero ndabona nkuzi, ariko ntabwo nzi ahantu nkuzi. Nyine isura yawe ntago ari ubwa mbere, ntago ari ubwa mbere pe. Nyine baraguma baraganira, bamarana nk'iminota 20 bavugana. Then umuhungu amwaka contact ze, umukobwa arazimuha, asubira kuri ya table yicayeho bamushuti we na oncle we. Ako oncle we aramureba, aramubwira ati ariko uriya muhungu muri kuvugana uramuzi, abahungu nka bariya ujye ubirinda. Aramubaza se wowe uramuzi? Aramubwira ati uriya muhungu twariganye turaziranye. Ahindukiye nyine abonye ko bari kumwe, nawe itari no araza arabajoininga, arabasuhuza. Nduba like bahita baba bari kumwe nk'iminota mikeya, nawe yari afite abandi bahungu basohokanye, asubirayo kubareba, and they called it night, barataha. Mwageze mu rugo, wa muhungu aguma yandikira umukobwa, nyine akaguma mwandikira utugambo twiza. Umukobwa abona umuhungu ari seriye, amubwira ati rero njyewe ndakuze, mfite gahunda yo gushaka, kandi ndabona wambere umugore. Umukobwa nyine abitekerezaho, avuga ati byaba ari byiza, no mu gihe cyo gushaka kirageze, nari narabuze umuntu uri seriye, ndabona ari seriye, n'umuhungu ufite amafaranga, umuhungu nyine ufite gahunda, umureba ukabona n'umuntu ufite gahunda, umuhungu usenga, umuhungu udasamara cyane. Umukobwa abona byaba ari byiza, then nyine amuzana iwabo baramushima. Nawe urabizi ko ababyeyi bakunda abantu bafite amafaranga. Ariko ikintu gitangaje, kuva nyine bajya muri iyo relationship, umuhungu nta nubwo aranamuhobera, nta nubwo aranamukoraho nyine, ariko umukobwa akabikunda, akavuga ati umuntu utagusaba ko muhoberana cyangwa gusaba ko muhavinga sex, akaba yakwemera yuko ibyo byose mwabikora nyuma y'ubukwe, ubu niwe muntu muzima nyine. Umukobwa akabyishimira cyane, akabyenjoyinga. Then umva akajyamo impano, akamuha telefoni, akamusohokana. Nyine umukobwa abaho ubuzima muri luxurious, ahantu hose iki cyose akeneye, ahantu hose akeneye kujya umuhungu akamujyanayo.
nta kintu yitangira ubona mufitiye urukundo, ariko mu buryo buri nyine buri bwa interactions bwo kuba yamukoraho cyangwa kuba yamusoma cyangwa kuba yamuhobera, umuhungu atajya abikora. Umukobwa aribaza se ndi mubi, ese ntago mukurura, ese nuko wenda ari umuntu wifata anyubaha, yagisha inama abashuti be bakamubwira ati ahubwo wowe ufite amahirwe, twebwe aba nta n'ikintu aguha ariko akagusaba ko muhabiga sexy, wowe noneho aranaguha ntagire ikindi kintu agusaba inyuma cyane, uwo muntu aragukunda koko, ahubwo uwo muntu umufate neza umukomereho. Umukobwa nawe akaba proud gutyo, n'ababyeyi be bakabyishimira bakavuga ati niwe mukwe twari dutegereje. None nyine bapanga ubukwe, igihe kiragera, umva amukorera proposal nziza, amukorera ubukwe bwiza, ibintu bigenda neza. Ariko umukobwa ategereze ijoro rya mbere bari burarane nyine nk'umugore n'umugabo, ariko iryo joro rigeze umugabo ntiyamukoraho pe, aravuga ati ariko buriya wasanga yarananiwe, avuga ati buriya yarananiwe, niyo mpamvu wenda atankoze kuko nanjye nari naniwe, singenda rose anyereka ko ntabyo ashaka, nanjye nkahita ndyama nkisinzirira. Iryo si ijoro rya mbere. Bukeye bwaho umugabo abyuka kare agenda, umugore wabyutse amushatse aramubura, aramuhamagara aramubwira ngo hari ibintu yabanje kwitaho nyine bya nyuma y'ubukwe, gutirura, kwishyura amadeni se, nyine gutunganya ibintu bya nyuma y'ubukwe, nyine kugira ngo hatagira ikintu kiza, noneho ngo agiye no gutegura ahantu bazakorera honeymoon. Umugore arabyumva aravuga ati okay, wasanga buriya ariyo mpamvu aracyari stressed. Umugabo mu gutaha ataha nijoro nanone atinze, ataha adashaka no kurya, ashaka guhita aryama, we biramucanga. The same day mu gitondo abyuka agenda, umugore umuhamagara amubwira ngo abyutse ajya mu kazi, ngo mu kazi ngo nta koje ngo bigeze bamuha, nyine ngo agiye guhita asubira mu kazi ngo atangire akore. Umugore biramucanga. Ibyo biraguma biraba for a week. Ibaze kubanye n'umuntu kuva mwateretana nk'amezi 6 ataragukoraho, then mukanabana hagashira icyumweru atagukozeho. Ibyo bintu biteye ubwoba, nyine biteye inkeke. Umugore aribaza se nyine agisha ari inama, umushuti baramubwira ati se nakora iki? Umushuti baramubwira ati rero abagabo bisaba ko ubafatirana, wowe ukarabe neza, wambare neza, n'umugabo nataha wenda umusigisinge muri ko hari icyawe. Umugore kubikora, umugabo n'udataha ryajoro, ataha umugore yarambiwe, yaryamye yasinziriye. Ahubwo rero yashaka kumubaza icyabaye, umugabo akamuhunga, umugabo nyine akabica amazi akamubwira nta kibazo mfite, nuko naniwe, nuko bimeze bitya, ntago ari ukuburira umwanya, ahubwo ninduhuka ndashaka konje kugira ngo tuzabone ko tujya muri honeymoon yacu. Ngo humura, icyo ushaka cyose nzagikora. Umugore biramushanga, akamera nkaho umugabo ari kumuhunga, ariko umugore we ari kumuforsa ibintu umugabo adashaka. Then umunsi umwe aramucunga nyine ko yabyukaga kare cyane, agenda umugore atarabyuka. Umugore arabyuka, umugabo agiye muri douche, avuyeyo atamubwira ati uyu munsi ntabwo kujye utabwiye ikibazo ufite. Umugore wawe ikibazo cyose waba ufite ukimbwire, ndacyakira nkuko nyine nakwakiriye nk'umugabo wanjye. Ntabwo twaguma kubana umpisha amabanga kandi ari ikibazo gikomeye. Mbese naba naraje hano gukora iki nimba nari umugore wawe? Umugore wawe se nuko ugomba kumufata. Ngamubwira ati ngiye kukubwira ikintu, ariko mbabarira ikintu ngiye kukubwira ntigitume unsika. Nanze kukikubwira mbere kugira ngo utanyanga, ariko ngiye kukikubwira kuko ari byo washatse. Umugore rwabo aramwica aravuga ati ibintu noneho ni ibiki, biramucanga. Ariko ngamubwira ati rero ngiye kundeba aha ntago mukunda. Kuba mukunda nk'umuntu bisanzwe ndagukunda, ariko ntago nkwiyumvamo, njye ntago nkunda abagore. Ambwira ngo njye ntago nkunda abagore, ahubwo nkunda abagabo. Umugore amaze se ko wari ubizi neza ko ukunda abagabo, kuki wanyangirije umwanya? Kuki watumye nkukunda? Kubera iki watumye mbana nawe kandi ubizi neza ko ukunda abagabo?
kuki wampaye icyizere, kuki wampaye urukundo, kuki watumye niyumva gutya niyumva, kuki watumye ntumwanya wanjye kubana nawe kandi ubizi neza kutazigera unkunda nk'umugore wawe. Ahongaho ati rero mbabarira pe, ngusabye imbabazi, yego ntabwo nagukunda nk'uko wakagombye gukundwa, kuko hari ibyo ntaguha umugabo yakagombye kuguha, ariko icyo ushaka cyose mu rugo, amafaranga, byose ushaka nzabiguha, ariko mbabarira ugume hano. Njye nagushatse kubera icyubahiro cy'umuryango, nagushatse kubera yuko ababyeyi banjye bambwiraga ngo urashaje utarashaka, kandi nari kubabwira ko nkunda abagabo bagenzi banjye. Urumva rero niyo mpamvu nagushatse, kugira ngo ukavaringe icyo kintu, ariko mbabarire ntugende rwose. Icyo ushaka cyose ugikore muri uru rugo, ariko mbabarire ntugende pe, kuko ntabwo nshaka ko ababyeyi banjye bantakariza icyizere, ntabwo nshaka abantu bamenye yuko nkunda abagabo bagenzi banjye, ariko nanjye ni weakness nisanze mfite, nk'uko nawe wakisanga ufite ni weakness iyo ari yo yose. None mbabarira ugume hano. Umugore biramucanga, umugore ari kwibaza se umugabo nari naratangiye kumukunda, already nari naramukunze ko tumaze igihe kinini dukundana. Umugabo yanyeretse urukundo, umugabo yamfashe neza, umugabo afite amafaranga, umugabo ampa buri kimwe cyose nkeneye, umugabo yampaye impano y'imodoka ku munsi w'ubukwe bwacu. Ndi kwibaza se uyu mugabo nk'uyu nguyu mureke ngende nsubire iwacu? Se ninjye iwacu ndababwira ko nasanze umugabo wanjye ari umutinganyi? None se uyu mugabo nemere ngume mbane nawe mare imyaka 20-30 mbana n'umuntu nzi neza ko tutazigera turyamana? Ese niyo yanyemerera wenda kuba najya ku ruhande wenda ngishakira akana, ubwo urwo rugo twaba tubayeho rwaramba? Ubizi neza ko umuntu mubana mu nzu ari umutinganyi. Arasaba ngo mugire inama, ese wowe ari we wakora iki muri iyo situation? Mugire inama muri comment.